wamenaguriwe ku musaraba, wa wundi wapfuye akazuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Aherutse kunsura. Amen, 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 amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Mucungane n'amamikro yanyu bavandimwe kugira ngo bitaza kutuvanga. Imana ibaho umugisha. Uri umuhotse, sinzi niba hari icyo ari budufashe kugira ngo aze gufunga amamikro y'abantu bari burangaremo gakeya. Cungana na mikro yawe ntituderanje, ndabibasabye cyane. Imana ibaho umugisha. Mana, ndagushima kubw'uyu mwanya mwiza, kubw'iri jambo ugiye kunyuza muri ngewe kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe, icyubahiro kibi cyawe. Iyi teme yo gusengera abana ni teme ikomeye kandi isi yose ikeneye mu izina rya Yesu. Umuntu wese uri hano waje, ndamusabiye umugisha. Uzakurikira ubutumwa nyuma, ndamusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Twese tuzarangiza aya masengesho hari icyo ukoze mu miryango yacu, mu miryango y'abavandimwe bacu mu izina rya Yesu, mu miryango y'amatorero dusengeramo, mu miryango y'ibihugu byacu aho turi, mu izina rya Yesu Kristo. Hari impinduka ifatika mu bana bacu. Abana bacu bave mu maboko y'umwanzi binjire mu maboko y'Imana. Wapfumba wakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Ntihazagira ikintu na kimwe kibakura mu maboko yawe kugeza ubwo uzagarukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubikoze. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze bijyawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Okay. Amen. Sawa, Yesu abaho umugisha mwinshi cyane bavandimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko ejo nari nabibateguje. Ijambo ry'Imana, niba ufite ikaramu, niba ufite ikaye, wandike mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nejo bundi uzajya ubyibuka ukeneye kubisubiramo. Titre y'uyu munsi iravuga ngo umubano w'ababyeyi n'abana muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Haleluya. Umubano w'ababyeyi n'abana muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Dutegura aya masengesho y'iminsi 7, narasenze nsaba Imana impe icyo dushobora kuganiraho muri iyi minsi. Nkuko mubyibuka, muri iyi minsi 7 tuzaganira ku matema atandukanye. Teme ya mbere ni iyi ngiyi imaze kuvuga, ku buryo tuzayiganiraho, turi wiganireho ubu ngubu. Hanyuma umwigisha wacu wa kabiri araza kutuganiriza ku ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana babo badatwarwa na Satani. Ejo tuzaba turi kumwe n'umuvandimwe Robert, azatugezaho ubutumwa buvugwa ngo umwana n'ikoranabuhanga. Iryo niryo somo nabasabye ko umwana wawe niba bishoboka, niba yumva Ikinyarwanda, kuko option y'Icyongereza n'Igifaransa biracyatugoye, ntago birakunda kugeza ubu ngubu. Ariko niba tumva Ikinyarwanda cyangwa se yumva Igifaransa n'Icyongereza gusa, uzamushyire hafi umusobanurire. Imana nidufasha, wenda izo video zizaba traduit cyangwa se nitubona ubundi buryo kugira ngo bazabashe kubikurikirana mu ndimi bumvamo. Umwana n'ikoranabuhanga ni ikintu gihangayikishije ababyeyi benshi cyane muri iki gihe. Ni gute umwana ashobora kubana n'ikoranabuhanga kandi umwana ubaha Imana? Umunsi ukurikiraho uzaba ari umunsi wa 4. Ni gute umwana yava mu ngeso mbi agakizwa akavamo umukozi w'Imana? Birashoboka ko uyu munsi umwana wawe ari mu ngeso mbi, ariko icyifuzo cyawe nk'umubyeyi ni ukugira ngo ubone uwo mwana avuye muri izo ngeso mbi, agakizwa, ave mu ngeso mbi akizwe, hanyuma ejo akavamo umukozi w'Imana. Narababwiye ni umukozi w'Imana, si ukuvuga pasiteri, si ukuvuga bishop, si ukuvuga apotre, si ukuvuga profete, si ukuvuga evangeliste. Yego, abo ni abakozi b'Imana, ariko hari ubundi buryo umwana wawe ashobora kuba umukozi w'Imana. Ku ishuri aho ari, akazi akora, mu rugo rwawe aho akinira imikino itandukanye, akaba umuntu yubaha Imana kandi ayo mavaleri y'Imana akayatransmeta ahantu hose anyura. Umubona akamubona mu mwana w'Imana, uwo nguwo aba ari umukozi w'Imana.
ufite impumuro ya Kristo nk'uko Bibiliya bitubwira, guharanira kugira impumuro ya Kristo. Aho unyuze abantu bakavuga ati umuntu ni umukristo uhanyuze. Umwana wawe akajya gukina umupira, mbere yo gukina umupira abantu bamureba bakavuga ati dore umwana w'Imana. Babandi bajya mu ngeso mbi akabateranya akababwira ati nge ntago ndi bujye hariya, bati se kubera iki? Kubera ko ngewe valeur zanjye nizi. Uwo ni umukozi w'Imana kuri terrain arimo. Icyo tuzakiganiraho kuri uwo munsi. Ku munsi wa gatanu hazaba hari inkingi 5 umwana yubakiraho akarinda saza yubaha Imana. Izi nkingi 5 zishobora kuba ari 4, zishobora kuba 3, zishobora kuba 6, zishobora kuba 10. Bituruka n'umwigisha wigishije n'uburyo ki Imana yabimuhishuriye. Amen. Ku munsi wa gatandatu tuzaba tuganira umwana n'imikino itandukanye. Abana bacu bamwe bakina basket, abandi football, hari abakina karate, hari abakina box, hari abakina ping pong, hari abakina ibintuza ya natation, hari abasimbuka imigozi. Ibyo byose ni imikino. Hari ababa ku maje video, imikino yo muri telefone, yo kuri computer, amaje video bayariho. Noneho umwana wacu ni gute azabyitwaramo? Ese umwana wacu agomba kuba mu mwuka gusa ntazakine? Ese ni gute ashobora kubikombina byombi bikagendana kandi Imana ikagaragara mu buzima bwe? Ku munsi wa nyuma ariwo munsi wa 7 zaba ari ku wa gatandatu, tuzaganira umwana wubaha Imana mu mashuri, donc akubaha Imana, umwana wubaha Imana mu muryango, mu mashuri ye no mu iterambere ry'igihugu. Mu muryango harimo n'itorero byose. Uwo mwana ese agomba kuba ameze gute? Umwana ashobora kuva mu muntu yubaha Imana, mu muryango bakavuga bati rwose uyu mwana yubaha Imana. Mu itorero asengeramo batuye yubaha Imana, n'ubuhamya bukamutangirwa. Mu mashuri babana bose bakubagana, batrisha, bakora ibiki, akaba afite valeur, avuga ati n'abantu ubwabo bakabihamya baturiya n'umwana w'Imana. Mu iterambere ry'igihugu noneho ni gute umwana wawe ashobora kwiga neza akarangiza amashuri akicara no mu iterambere ry'igihugu akagiramo umumaro kandi afite amavaleur y'Imana? Ni ikintu gikomeye cyane. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo byose tuzabiganiraho muri iyo minsi. Ariko mbere yo kuganira, wenda kubanzi baranzi ariko kubatanzi neza, reka mbibwire neza. Nitwa Patrick Kamanzi. Patrick Kamanzi, ndakijijwe, mfite umugore n'abana 3. Mfite umudamu umwe, twasezeranye imyaka ibaye 20 nubatse. Yitwa Claudine Beninka. Abana banjye 3, umwe yitwa Joel, undi Shami Joel, undi yitwa Daniel, undi Keren. Bose barakijijwe kandi yaba umugore wanjye yaba abana bose barakijijwe. Abana 3, imfura yanjye afite imyaka 20, uwa 2 agiye gukwiza imyaka 18 mu mezi make yari imbere. Uwa 3 umukobwa, n'abahungu 2 n'umukobwa umwe. Uwa 3 agiye gukwiza imyaka 13 mu byumweru nka 3 n'igice biri imbere, azaba kwije imyaka 13. Murumva ko iby'urugo ntago ari bishya kuri ngewe. Nzu urugo mu gihe cyiza, mu gihe kibi, nzu urugo mu gihe cy'umunezero, cy'umubabaro, nzu urugo mu sanse zose zishoboka. Imyaka 20 wubatse utaradivorsa ntago ari ikintu cyoroshye, ni ikintu cyo gushimira Imana. Umuryango wanjye ntituri kumwe nawo, ariko ndizera ko mu gihe cya vuba tuzaba turi kumwe. Nituba turi kumwe nzabibabwira. Ni noneho twahuye, ndabizi ko benshi barimo kunsengera, kandi mukomeze munsengere tubonane mu gihe cya vuba cyane mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Imana ibaho umugisha. Ni ukuvuga ko imyaka 20 ya experience mu rugo, hari ikintu nshobora kuvuga ku rugo, hari ikintu nshobora kuvuga ku bana, hari ikintu nshobora kuvuga ku mugore, hari ikintu nshobora kuvuga ku mugabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 muri 2011
nibwo nimitswe kuba umushumba mu itorero nasengeragamo, nimikwa neza cyane, apana guca mu idirishya. Narimitswe hamwe n'abandi bashumba banyimika kuba umushumba mu itorero nasengeragamo muri 2011. Kuva 2011 kugeza uyu munsi iyo ministère pastoral ndayikora hirya no hino, ariko benshi mwumva mvuga Patrick Kamanzi. Yego, ni Patrick Kamanzi, niryo zina ryanjye. Ibyo bya fonction ni ibindi biri inyuma y'izina, sibyo? Turabavandimwe, les frères en Christ, icyo nicyo kiza mbere y'ibindi byose. Mwene data, muvandimwe wanjye, ibyo numva ari ishema riruta ibindi byose. Haleluya. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Noneho kubw'iyo mpamvu ngiye kubaganirizaho mu magambo magufi iyo teme igihe nari ndimo kubabwira ni nasenze Imana, mvuga ni Imana umpishurire, ku buryo ni teme ubwayo naravuze ni Imana, sinshaka gusoma ahantu kugira ngo ngire inspiration, sinshaka kumva inyigisho y'umuntu ngo ngire inspiration. Ndashaka ikintu, ndifuza ikintu umwuka wera ari bumpishurire ubwe, hanyuma nge ngicukumbure, ningicukumbura ngisobanukirwe hejuru y'ibyo nzi, ariko nacyo ngisobanukirwe kurushaho, na mwene data uzakurikira azabashe gusobanukirwa, ndetse hazabeho ikintu gishobora kumufasha muri uru rugendo. Haleluya. Kuko ni icyifuzo gikomeye kubona twese uko duteranye hano dufite inyota yo kubona imiryango yacu hari aho ivuye, hari aho igeze, ibibazo birimo biveho, amakimbirane abarimo avemo mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana budusange, ukuboko kw'Imana kugaragare hagati yacu. Bavandimwe, iyo teme noneho nyicamo ibice bitanu. Igice cya mbere ndavuga ku mubano, igice cya kabiri ndavuga ku babyeyi, igice cya gatatu ndavuga ku bana, igice cya kane ndavuga igihe, igice cya gatanu ndavuga ikoranabuhanga. Ibyo byose ubiteranyije bibyara umubano w'ababyeyi n'abana muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Haleluya. Mubyumve neza, ni ukuvuga niyo titre ariko naciye mu bice bitanu: umubano, ababyeyi, abana, igihe, ikoranabuhanga. Ibyo byose turabiganiraho. Imirongo shobora kubasomera nkuko nabibabwiye ubushize, nuko aya masengesho yacu ari ku murongo wo muri Proverbe cyangwa se Imigani 22. Mubyeyi, menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Niyo ntuza nkuru y'iyi nyigisho cyangwa se y'aya masengesho turimo. Uretse ko ndibuze kubaha n'andi maverse, wenda ntago turi buze kuyasoma, ariko ufite ikaramu arayandika aze kwisomera nyuma. Ibyo ni impamvu yo gucunguza uburyo umwete, kugira ngo buri umwe wese aze kwisomera ku giti kiwe. None mu magambo magufi turatangira n'umubano. Umubano ni iki? Iyo twumvishe ngo umubano mu muryango, umubano mu nshuti, umubano mu itorero, umubano ku bana, imibanire y'abantu babiri batatu, imibanire ihera ku bantu babiri. Umuntu umwe ntago ashobora kwibana ubwe. Urugero, hano muri iki gihugu ndimo, ndi njyenyine mu nzu, nta wundi muntu tubana mu nzu hano, nta n'umushyitsi mfite hano, ndi njyenyine. Nukuvuga kwibana njyenyine, urumva ndimo kwibana njyenyine. Ariko umubano nyamubano uhera ku bantu babiri, kugira ngo umwe amenye undi, umwe yimenye, amenye na kamere n'ingeso z'undi, byose bihera ku bantu babiri. Iyo abantu babiri babanye, icyo gihe umubano ubutangiye kugira indi sense. Umubano ndimo kuganira hano ni umubano uri mu muryango. Mu muryango urimo papa, urimo mama, urimo n'abana. Uwo niyo mubano nifuza kuganiraho namwe muri aka kanya. Uwo mubano w'abantu batatu, papa, mama n'abana, hari icyo Imana iduhamagarira kugira ngo uwo mubano ubashe kuba mwiza. Ababyeyi n'ababyeyi mu rugo, abana n'abana mu rugo, ariko abo bose bahuzwa n'ikintu cyitwa umubano. Iyo umubano ubaye neza mu rugo, urugo rwanyu ruba rufite
amahoro n'umugisha w'Imana mu buryo budasanzwe. Iyo hatangiye kuzamo amakimbirane, hatangiye kuzamo ibibazo bitandukanye, umubano wanyu uba urimo kwangirika. Nicyo gihe bisaba abantu bo hanze kuza kubunga. Umugabo n'umugore bananiranye, baricaye, imiryango irateranye yije kubunga, abana bananiranye, ababyeyi barabicaje, barabatonganya, barabakubitagura, barabaha ibihano bitandukanye. Ibyo byose umuryango utangiye, umubano w'umuryango uba watangiye kuzamo ibibazo. Kandi ibyo ngibyo ntago bibura. Reka da, tukiri hano ku isi, umubano wacu Satani azagerageza awutobange mu buryo bwose bushoboka. Ariko nk'abana b'Imana tugomba kumenya buri gihe cyose ko Satani niba ashaka gutoba, dufite umwami Yesu, tumuhaye intebe ya mbere mu rugo rwacu. Azahora yicaye adufasha muri cya gihe umwanzi aje gutoba, wakamukuramo akamwirukana. Umwanzi ashaka kuza kudusenya, wakaza akatwunga. Umwanzi ashaka kutuzanira mu mubabaro, wakatuzanira umunezero. Ibyo byose tumaze kubisobanukirwa nk'abana b'Imana, icyo gihe tuba duteye indi ntambwe ikomeye cyane. Uwo mubano wangirika ryari? Wangirika mu gihe mu muryango hatarimo guhuza gahunda. Ndavuga point nk'eshatu cyangwa enye gusa, simvuga byinshi, ni bimwe muri byo. Iyo umuryango, umugabo n'umugore batangiye kudahuza gahunda, uwo mubano ushobora kwangirika. Urugero, umugabo arashaka gukora urugendo, ave mu ntara ajye mu yindi. Umugore akabyanga kubw'impamvu zindi z'urugo, wenda we abona inyungu zabyo. Iyo batabyumvikanyeho, icyo gihe muri uwo mubano habamo igitotsi, habamo gutongana, habamo amahane, hashobora kubamo gutukana. Hari n'abandi barengaho bakajya kurwana. Ibyo bibaho. Uwo mubano iyo utokowe gutyo, hari uburyo Imana iduhamagarira kugira ngo twongere tuwusane, tugaruke hakiri kare izuba ritararenga, kugira ngo dusane icyo kintu cyatwangirije, tubashe kugisana hakiri kare. Iyo nta guhuza gahunda, umwe agashaka gukora iye, undi ntayumve, icyo gihe no gusenga Imana kugira ngo Imana yongere ibahuze kuguhuza gahunda. Icyo kintu kirimo kwangiriza ibintu byinshi mu muryango. Kubera iki? Umugabo n'umugore muri iyi minsi n'ibi bintu turimo, ntabwo abantu barimo guhuza gahunda hamwe ngo bicare papa na mama bumvikane. Ubundi Imana uko yateguye umuryango, iyo mu muryango habaye amakimbirane, umugabo n'umugore ntibumvikane ku kintu, ndetse n'abana urugero, ariko cyane cyane uhereye ku mugabo n'umugore, uko Imana yateguye intuza umuryango, papa aba ameze nk'Imana mu rugo, mama aba ameze nka Yesu mu rugo. N'urugero, abana baba bameze nk'umwuka wera. Abo bose batatu bagira icyo bita famiye. Noneho mu rugo iyo habaye amakimbirane cyangwa se uyu mubano hajemo agatotsi ko kwemeza ibintu, gahunda ntimuhuje, mwapanze ikintu, umwe aravuga ati dufate credit muri banki, undi ati no, iyi credit ntabwo tuyifata, mukabuza guhuza umubano wanyu, ukazamo igitotsi. Iyo bimeze gutyo, mukananiranwa guhura ku kintu kimwe, autorité iza kuri papa. Ubundi mu buryo Imana, institution y'Imana uko yaremye umuryango, Imana iteganya ko icyemezo cya nyuma gifatwa na papa. Cyabyara ibibi, cyabyara ibyiza, papa niwe ugomba gufata decision finale, akavuga ati okay, twanze kubyumvikanaho, noneho ngiye mfashe icyemezo nk'umugabo, ndakora ibi n'ibi. Ariko uburinganire bwazanye ibibazo bikomeye mu miryango. Uyu munsi umugabo aradesida. Uko niko izi organization ziyoboye isi, niyo migambi barimo kuzana muri iyi si. Kuzana uburinganire ntago bari bazanye ngo bararekonesa valeur z'umugore, oya, bari baje gusenya institution y'Imana, ikimana yashyizeho. Niyo mpamvu mu Befeso 5 Imana yabwiye umugore ngo mugore, yabwiye mugabo kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Izo ni inshingano z'umugabo. Ahindukira abwira umugore ati mugore, gandukira umugabo wawe nk'uko ugandukira Kristo, nk'uko ugandukira Yesu. Mubyumve namwe, ni ijambo rikomeye. Yesu, kandi urugo rurimo icyo kintu uyu munsi rubaho neza cyane, ariko muri iyi si turimo ni 1%. Urugo ruri muri iyo procedure ni 1%.
ingo nyinshi zinjiye muri sisiteme. Noneho ati gandukira umugabo wawe nk'uko ugandukira Yesu. Ni ijambo rikomeye cyane bavandimwe, rikomeye cyane. Mugabo kunda umugore wawe umwitangire nk'uko Kristo yitangiye itorero. Mu yandi magambo, mugabo ugomba no gupfa kumuga umugore wawe. Mu gihe mutumvikanye ku kintu runaka, kamere yawe ugomba kuzica, amahane yawe ukayica, ubugome bwawe ukabwica, ubuotorite bwawe ukabwica, ukazana Imana muri centre yanyu, noneho mugafata ibyemezo nk'abana b'Imana mwumvikanye. Ariko iyo binaniranye, ubundi umugabo ni ufata decision akavuga ati ngewe fasha icyemezo gutya na gutya, niba biba bibi niba biba byiza nta kundi, twananiwe kumvikana ariko icyemezo ndagifashe. Uyu munsi iyo umugabo afashe icyemezo bene icyo ngicyo, umugore ahita atera amahane, ufashe icyemezo, okay nanjye ndagiye noneho, cyangwa urambona urafata icyemezo nk'icyo kubera iki, gutya na gutya, umugore agatera amahane, ibintu bigacika. Bishobora gutuma rimwe na rimwe n'abavandimwe babyinjiramo kubera ko umugabo n'umugore bananiranwe, ariko si ko Imana yabishatse. Imana yashatse ko iyo bimeze gutyo, institution iyo irimo kwangirika gutyo, mugarure Imana muri centre yanyu, hanyuma mubishyire hasi nk'abana b'Imana, mubikemure mu bwumvikane. Ahari Imana ubwo bwumvikane ntibubura, ahari amasengesho ubwo bwumvikane ntibubura, ahari ijambo ry'Imana ubwo bwumvikane ntago bubura. Byanze bikunze hari n'igihe umugabo ashobora kurekera umugore. Ahari urukundo bavandimwe, ahari urukundo rw'Imana, umugore n'umugabo bashobora gufata icyemezo, bakemeza gufata credit. Umugabo akanga, umugore akemeza ati ndayifata, cyangwa umugore akemeza, umugabo akanga ati ntago ndi buyifate, ntago turi buyifate. Ariko bizanye amahane n'induru, nubwo ari umugabo uri autoritaire, ari ufite ububasha mu rugo, icyo gihe agaca bugufi kubera umwuka w'Imana umurimo, akamubwira madamu, ngewe nk'umugabo ndimo kubona ibi bintu birimo risk, nidufatiye inguzanyo kuyishyura dore to barimo kudusaba n'amafaranga menshi atari make, none si ibi bintu nibihomba bizagenda gute? Madame ati oya ntago bizahomba, nakoze imibare, nahuye n'abande n'aba expert runaka, ntago bazahomba. Umugabo akavuga ati okay, sinkubujije, nari mfite ububasha bwose bwo kukubuza, ariko reka nkwemerere, ahasigaye Imana ibigufashemo cyangwa ibidufashemo. Okay. Barabyemeye. Umugore ejo afashe credit, wenda ibyo bagiye gukora agahomba. Iyo bigenze gutyo, umugabo uri mu Imana ntago azamuhagarara ku mutwe amubwira ati ariko uravuga iki uyu munsi? Washyanowe, narakubujije none dore ukuntu urimo gukanura undeba. Sinakubujije none utangiye kuzana ibibazo. Uri mu mwuka w'Imana aramuhamagara akamubwira sheri, uribuka nkubuza? Yego. So urabona icyo bivanye ikivuyemo? Yego. Bon, nta kundi, twasezeranye ku byiza no ku bibi, ahubwo dutekereza uburyo ki tuzava muri iki kibazo. Voilà, Imana ikamanuka mu rugo rwanyu, igataha mu rugo. Ariko bitameze gutyo, murashwana bukira bugacya, amahane akarenga urugo rwanyu akagera no mu mbibe ahandi hose. Ikindi, kubwizanya ukuri mu rugo, gusenya umubano w'urugo, kubwizanya ukuri mu nzego zose. Iyo urugo rutabwizanya ukuri mu bintu bitandukanye, urwo rugo igihe kimwe, igitondo kimwe, iyo ibintu bigeze, iyo ibintu byihishwe bimenyekanye, icyo gihe amahane ashobora kubyara, ashobora kuvuka mu rugo. Ariko mu by'ukuri ibyo byose bibayeho mufite Imana, umugore arihangana, umugabo akihangana, ukuri kwanyu mukagushyira hasi, mugasabana imbabazi cyangwa se mukavuga uko byakagenze, Imana ikongera ikaba muri centre y'urugo rwanyu. Icyo kintu ni ikintu tugomba gusenga muri iyi minsi, niba cyari cyaravuye mu ngo zacu, mu rugo rwanjye, mu rugo rwawe, Imana idushoboze nyuma y'iminsi 7 ukuri kugaruke mu rugo rwacu, tujye tubwizanya ukuri. Hari abagabo amapassword yacu abagore batayazi, ukabona umugore wateretse telefone muri salon, umugore ntashobora kuyifungura. Kubera iki? Kubera ko password yawe ntayazi. Cyangwa se umugore password ye umugabo ntayizi, cyangwa abana ntibayizi. Kubera impamvu ki? Impamvu runaka tutavuga twese.
buri umwe wese aba afite impamvu yihariye. ni ukuvuga ko turasenga Imana igarura ukuri mu ngo zacu mu izina rya Yesu. Kwihanganirana ni ikintu gikomeye cyane mu rugo, kirimo gutakaza valeur muri iyi minsi. Kwihanganirana kigasenya umubano wacu. Uyu mubano muvandimwe, kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Kwihanganirana, iyo uri umugore uri umugabo utaragera ku rwego rwo kwihanganira mugenzi wawe, si umugabo n'umugore gusa, erega n'abana birashoboka ko ushobora kubihanganira. Kandi uri umubyeyi, umwana akakuzanira amanota mabi cyane, ukumva umujinya urazamutse, ukumva wamukubita umutwe ku gikuta, ariko ugatuza ukabanza gushakisha muri uwo mwana ni iki kibazo kimurimo, ni iki gituma buri gihe cyose ariga ariko ntatsinda. Urishyura minerval ariko amanota ntazamuka. Si n'umukubaganya uvuge ngo wenda ni ubukubaganya bubimutera, cyangwa se ni umukubaganya ariko udafite kwihangana, bishobora kukubyarira ibibazo, haba ku mugore haba ku bana. Aha kwihangana, hari igihe umugabo ashobora kuba nta kazi afite, umugore ari ugafite. Buriya umugabo ashobora gutunga umugore imyaka y'ubuzima bwabo bwose, ariko umugore utari mu Imana, utari mu mwuka w'Imana, bishobora kumunanira gutunga umugabo umwaka umwe, imyaka 2, kandi ahembwa. Birashoboka. Kubera iki? Imana yageniye gutyo ko institution umugabo ni ugomba gukora, akabira icyuya, akamenya iby'urugo. Nuko nguko byaremwe. Ariko muri iki gihe kubera isi yacu nyine aho igeze, umugore arakora, umugabo agakora. None icyo gihe niba hatarimo ikintu cyitwa kwihanganirana, bizatera ibibazo. Icyo gihe umugore nakora yihanganira umugabo adakora, umugabo nakora yihanganira umugore adakora. Kuko hari abagabo bahoza ku nkeke abagore, ati dore uje gusaba amafaranga y'iki, ngo narinje gusaba 5 byo kugura inyanya, ariko se wowe uzahora unsaba amafaranga, naguhaye angahe, ejo naguhaye angahe, ngo wampaye 3, none se 3 aka kanya birashize wowe. Ndati yego dore abana byatereka reka wagiye ushaka akazi, ariko ubu ninjye uzatunga urugo kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Urumva uri muzima? Isi aho igeze urumva ibyo bintu ari bizima? Iyo umugabo atangiye gusigana n'umugore kubirira ibyo bintu by'akazi, umugabo aba yatakaje valeur mu rugo rwe, aba yatakaje ubumana Imana yamuhaye, autorité Imana yamuhaye. Umugabo ntagomba gusiganira urugo. Yego nubwo waba udafite akazi, Imana igufashe igushoboze ukabone utunga urugo, kandi niba utanagafite mu gihe utarabona ubushobozi bwo gutunga urugo, umenye uburyo ki umanaginga ibintu byawe. Amen. Ni ukuvuga ko umugabo ufite umugore udakora, umwihanganire, umutunge, nicyo wahamagariwe. Iyo utangiye gusigana n'umugore ngo shaka akazi n'ibiki, uba wataye inshingano zawe. Valeur Imana yaguhaye uba wazitaye kera cyane, kera kabisa. So Imana idufashe kugira ngo umubano wacu tubashe kuwuhagararamo neza nk'uko Imana yabiduhamagariyemo. Ni ikintu gikomeye bavandimwe tugomba gusengera, kugira ngo niba udafite kwihangana, ni wowe uzi urugo rwawe. Wowe mugabo uri hano, wowe mugore uri hano, ni wowe uzi urugo rwawe. Wowe ukurikira ubu butumwa, ni wowe uzi kwihangana kwawe uko kungana. Iyo utakubashije, bitera ibibazo mu buryo bukomeye cyane. Amen. Gusa kuri iki kibazo cy'umubano, igisubizo ni kimwe. Ku ngo z'abakristo cyangwa zitarimo abakristo, bavandimwe, hari ingo zimwe zibamo abantu badasenga, badakijijwe, ariko bakundana, umugabo n'umugore, no muri quartier yose bakamenya ko aba bantu bakundana. Yego ni bake, ariko barahari kandi benshi. Nuko uvuga bakeya, wenda bake mu muryango cyangwa ariko mu gihugu hari imiryango itarakizwa ariko ikundana pe, umugabo n'umugore bakundana, kandi ari urugero rufatika abantu benshi babareberaho. Byagera mu bana b'Imana bigomba kuba akarusho, kuko twebwe rukundo waremye urukundo ni wabagenga urukundo rwacu. Ni ukuvuga ko urukundo rwacu rugomba kwikuba inshuro nyinshi urukundo rw'abataramenya Imana. Niyo mpamvu bavandimwe, mu rugo rwawe, mu rugo rwanjye, Abikorinto wa mbere ibice 13 byicaye mu rugo rwacu, nta kintu na kimwe ariko kizaturuka ku mwanzi kizaza gusenya urugo rwanyu.
Abikorinto wa mbere ibice 13 ukabyimika mu rugo rwawe, umugore wawe akabyimika mu rugo rwawe, mu rugo rwe, nta kintu na kimwe kizaza kubasenyera urugo na kimwe. Ariko kuko Bibiliya iratubwira ngo urukundo rurihangana, rugira neza, ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirushobora kwirarira. Urukundo rugira imbabazi, ntirwihimbaza, ngo ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo. Haleluya. Urukundo ntirutekereza ikibi ku muntu. Kwa kundi umugabo ashobora gusohoka agataha saa 4 z'ijoro, umugore wagumye mu rugo ugatangira gutekereza saa 4 cyangwa saa 5, ariko se ko yavuye hano na telefone yayisize na mahorora, ubu yaba yagiye he koko? Ugatangira gutekereza ibibi. Ariko hari urukundo uba ufite umwete wo kubona yo saa 5 zirageze, sheri wanjye arataha ryari kweri, waragera hano sangapi, ubu ugategura utuntu two kumutegurira kugira ngo nahagera asange amahoro n'urukundo biri mu rugo. Icyo gihe umugabo araza akinjira, yamara kwinjira yagera mu rugo rwawe ugahita umwakira neza cyane. Muri uko kumwakira ako kanya muri uko kumwakira umwereka urukundo kuruta ibindi byose. Haleluya. Wamara kumwereka urukundo kuruta ibindi byose, icyo gihe nawe nk'umugabo arishima. Urukundo n'ikimana itubwira muri aka kanya. Haleluya. Ngo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urwo rukundo rumanuke mu ngo zacu mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi 7 izajye kurangira twese twuzuye urukundo rw'Imana mu ngo zacu mu izina rya Yesu. Hahandi abantu bazajya bifuza kuzi wawe gusoroma urukundo rwa Kristo. Igihe abantu bazajya bifuza kukubona no kukumva na magambo meza ya Kristo, baza bavuga batari ko se uyu mwene data n'umugore we ko baduteye ishyari ryizara. Icyo ni ikintu tugomba guharanira. Nigeze kumva umwana w'umukobwa umwe twasenganaga, yarebye couple imwe twasenganaga bakundana, yarabasuraga mu rugo kenshi gashoboka, akabitegereza uburyo kibabana. Umunsi umwe arangije arababwira ati hari ikintu nshaka kubabwira. Yabasuye bati yego tubwire. Ati ngewe, atangira gusuka amarira atangira kumanuka mu maso ye, ari imbere yabo, ari mu rugo rwabo. Ati ngewe mpora nsenga Imana. Bavandimwe, iryo sengesho umwana w'umukobwa yakoze yaribwiye abana b'abantu bashobora guteshuka ku nshingano zabo igitondo kimwe, ariko kubera ibyo yababonyemo igihe kinini, umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, igitondo kimwe umwana w'umukobwa araturika imbere yabo, aravuga ati nifuza mfite isengesho rimwe imbere y'Imana. Uko mbabonye ntashye ndarisenga, uko mbabonye ntashye ndarisenga, uko mbabonye ntashye ndarisenga. Iryo sengesho ni irihe? Ni isengesho rivuga riti Mana mpakuzubaka nkuko kanaka na kanaka bubatse. Abandi barikanga bati se kubera iki? Erega ushobora kubona ibyo ubona atari ko kuri. Ati reka ukuri ntikujya kwihisha. Tubanye igihe kinini, mbabonye igihe kinini, tuganiriye igihe kinini, narabize ndabitegereza, ndabareba, ndeba abana banyu. Ariko isengesho ryanjye sinzasenga ngo nkuko kanaka yubatse ntazi, ngenda senga Imana niba kuri iyi si, kuko nabonye ingo nyinshi zitandukanye. Hari bene wacu, hari urugo rwacu, papa na mama, byose narabirebye maze kubona ingo nyinshi. Ngeze mu gihe ntangiye gutekereza kubaka urugo, nabonye ingo nyinshi. Niba ntinyutse kuvuga gutyo, nuko maze igihe mbitegereza, mbabona, mbareba, mbumva, mbigiraho byinshi. None uyu munsi ndabibabwiye, mujye munsengera. Uwo muntu kuki yabikoze? Ni ukubera ko Abikorinto wa mbere 13
icyo gice cyari cyicaye mu muryango w'iyo couple. Baba urugero muri byose, muri izo ntuzamvuze zose, kugira ngo umubano wabo ube umubano utarimo ibitotsi. So kuvuga ko ibibazo bidashobora kuza, oya, ibibazo biraza, bibaho, ibibazo biraza, ariko babikemura nk'abana b'Imana, nk'abana bayobowe n'urukundo rwa Kristo, ari rwa rukundo Yesu yadusigiye. Haleluya. Bavandimwe, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho kuri ingingo y'ababyeyi, ababyeyi nicyo kintu tugomba guharanira kuruta ibindi byose, kuruta ibindi byose. Papa na mama uri hano, senga Imana igufashe, imfashe ngewe nawe, kugira ngo urugo rwacu Yesu arwicaremo muri uru rukundo, muri uru rugero rw'uru rukundo. Amen. Abana bacu, kuki Bibiliya itubwira ngo tumenyereze abana inzira bakwiriye kunyuramo bazarinde basaza batarayivamo? Ni ukubera ko ejo narababwiye ko mbere y'uko Imana rurema yaremye ijuru n'isi iba Imana ku bana bacu, ni twebwe ababyeyi tugomba kuba Imana mu rugo rwacu. N'ikimenyetso icyo gice cy'Abefeso 5 nababwiye kirabivuga neza. Mugore, gandukira umugabo wawe nk'uko ugandukira Kristo. Mu yandi magambo, umugabo Imana yamuhaye autorite ikomeye mu rugo. Noneho wowe mugabo, nawe madamu, mugore, mu rugo mukabyara abana. Abo bana iyo mubabyaye, ni ngombwa mugomba guharanira ikintu kimwe gusa mu rugo rwanyu, nuko muba Imana y'abana banyu mbere y'uko Imana rurema iba Imana yabo. Icyo kintu cyumve neza, kugisobanukirwa bishobora gucanga ngo kandi Imana ariyo Mana y'abana bacu. No, institution y'Imana suko yabipanze. Imana yapanze kuba hano ku isi inyuze mu muryango. Ni nayo mpamvu aba baframason, aba Illuminati barimo kwangiriza iyi si, umusozi wa mbere bagomba gusenya no kwangiriza ni umusozi w'umuryango, kuko barabizi neza ko iyo umuryango usenyutse n'ibindi byose birasenyuka. Niyo mpamvu barimo guharanira uburinganire, ubutinganyi mu miryango, imiryango isenyuke muri urwo buryo. Barabizi neza cyane iyo umuryango uhagaze neza, indi misozi yose, education iba nziza, idini riba ryiza, business bagenda neza, ibya sport bigenda neza, kubera ko uriya muryango uba ufite ubake ku nkingi zikomeye. Bagomba kuwukubita hasi kugira ngo Satani yinjire akore. Niyo mpamvu papa na mama mu rugo uyu munsi ndinginga twese aya masengesho azajye kurangira. Yewe, niba ari ikibazo ufitanye n'umugore wawe, azajye kurangira wagikemuye. Niba ugifitanye n'umugabo wawe, azajye kurangira wagikemuye. Niba ufitanye ikibazo n'abana bawe, azajye kurangira wagikemuye mu izina rya Yesu. Aha, abana tugomba kubamenyereza iyo nzira. Ni ukuvuga ko abana icyo batoje nicyo babacyo bakiri bato. Uri umujura, bazaba abajura byanze bikunze. Uri umuvugabutumwa ukabatoza kuvuga ubutumwa, bazaba abavugabutumwa. Uri umusinzi, bazitoza kuba abasinzi. Icyo ni ikintu tugomba guharanira. Valeur Imana yaguhaye, gerageza uyishyire mu bana bawe. Ntuvuge ngo ryararenze. Oya, izuba ntirirarenga. N'uyu munsi ushobora gukora ibintu byinshi kugira ngo abana bawe ubatoze inzira yawe kandi bakayikurikiza. Kugira ngo ubatoze neza, nuko ugomba kubabera urugero mu myitwarire yawe, mu mivugire yawe, mu mikorere yawe, byose bagomba kukwigiraho byanze bikunze. Bakavuga bati wow, ubundi birababaje kumva abana bavuga ngo bafite abamenta, abamantor. Umwana akakubwira ngo mentor wanjye, mentor wanjye, uwo nigiraho ngo ni kanaka. Icyo kirababaje. Umwana yarakwiye kuvuga ngo mentor wanjye ni papa wanjye, mentor wanjye ni mama wanjye. Icyo ni Imana yashakaga, kuko abo bana wabyaye wowe ejo numara gutaha umaze kwitaba Imana, warangije mission yawe ku isi, icyo utasoje gukora ku isi bagomba kugisoza ejo wowe utakiriho. Niyo mpamvu bagomba kuvuga ngo uriya n'umwana wa Kamanzi, uriya ni mwene Kamanzi. Nubwo utakiriho bakakuvuga kandi waratashye. Nuko ugomba gufata valere zawe ukazishyira mu bana.
abana nubayoboza inkoni, nubayoboza ibitutsi, nubayoboza umujinya, nubayoboza amahane, menya ko abana kubajera bizakugora kandi no kubereka inzira ikwiriye izakugora. Ejo bundi muri video nababwiye mwumvishe umwana yatanze ubuhamya. Ibyo ni umwana wanyibwiriye, ntago ari ibyo numvise hanze. Yanyibwiriye amaso ku yandi, arambwira ati ngewe rwose papa wanjye numva nifuza kuzamutera icyuma, kandi umwana ntarageza 18, yari afite 16 ans. Numva nifuza kuzamutera icyuma agapfa, muri nge mba numva ngiye muri gereza, nzaba ndyohewe aho kuba muri uru rugo. Nkajya muri gereza bakamfunga, nkiberayo na papa yapfuye, icyo gihe nibwo nzaryoherwa. Nagize agahinda gakomeye nk'umubyeyi. Natekereje ikintu kimwe, ari umwana wanjye arimo kubibwira undi mubyeyi, nabyitwaramo gute? Bavandimwe, ntago byari byoroshye kumva ibintu nk'ibyo. Ababyeyi be nari namaze kuganira na mama we. Mama we niyo yari yaje kundeba, arambwira ati ibibazo bimeze gutya na gutya mu muryango wacu, papa ni gutya, abana ni gutya. Numva ari urugo rw'akavuyo kandi rw'abakristo. Ndangije umwuka muri nge, numva muri nge ijwi rimbwira ati ntiwemere gusa ibyo mama kubwira, musabe kubonana n'uwo mwana. Umubyeyi aranyemerera, ndamusaba, ndamubwira ibyo umbwiye uyu mwana wawe ndamushaka byashoboka. Ati nta kibazo, aranyemerera. Umwana duhuye ambwira ibindi bitandukanye n'ibyo nyina yambwiye. Noneho birangije ikiniga kiramufata, arambwira ati nkubwize ukuri, nge numva papa na muteye icyuma gapfa nibyo byandyohera. Cyari ikibazo gikomeye kugira ngo abantu nk'abo ubaganirize, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Icyambabaje nuko icyo gihugu nari ndimo naje kukivamo njya mu kindi, nza kuvamo muri icyo gihugu nsubira mu Rwanda, donc sinongeye kubonana nabo. Nageze mu Rwanda ngira akazi kenshi, sinibuka telefone, nahinduye telefone ndakeka, nyihinduye murabyumva namwe, amatelefone arabura ku buryo sinongeye kubabona. Ku buryo mu minsi ishize naranamwibutse, mushaka kuri Facebook uwo mubyeyi ndamubura. Sinzi ubwo Imana izaduhuza, wenda ninsubira muri icyo gihugu rimwe Imana izabikora. Bavandimwe, kugira ngo umwana ahaguruke gutyo nuko aba yatakaje repère. Aba yatakaje repère, aba yatakaje icyerekezo. Bajya bavuga ngo quand tu perds ton père, tu perds le repère. Iyo utakaje papa wawe utakaza na repère yawe. Nukuvuga ko ni ikintu gikomeye babyeyi tugomba guharanira. Amahane siyo yubaka urugo, siyo agarura abana ku murongo. Bibiliya ivuga iduhamagarira kugoroza umwana umunyafu. Ku bitumwe 2, 3 umwana agororoke. Ariko nuzana ibintu byo kwica, umwana ntabwo umubyara. Ikindi, aba bana bacu kubarera neza, kubereka inzira bakwiriye kunyuramo ni byinshi dushobora ingero ni nyinshi nabaha, umwanya niwo mutoya. Abo bana bavandimwe biragoye cyane kugira ngo urugero papa na mama muzahore mutonganira imbere y'abana banyu, mukeke ko abana banyu hari ikiza murimo kubabibamo. Mubyibagirwe, ibyo ntibishoboka na gato. Amahane, baramahane angahe, inshuro zingahe watonganye imbere ya papa wawe, imbere y'abana bawe. Barizo nshuro zingahe watonganye imbere y'abana bawe. Amahane, papa kavuga na mama kavuga. Mama gatomboka, papa gatomboka. Noneho papa yarangiza akanamukubita urushyi. Hari ubuhamya dufite butandukanye, ukumva umubyeyi papa akubise umwana urushyi, akubise mama urushyi imbere y'abana. Ese ni ubutumwa ki ubuha umuhungu wawe? Ubumubwira uti muhungu wanjye ndakubwiza ukuri umunsi uzarongora aba bagore baragoye, uzajya ukubita. Nibwo butumwa ubumuha. Mama, papa gakora ikintu umunwa ukawusongora imbere y'abana barimo kukumva. Uri umubyeyi, nicyo ububwira abana bawe b'abakobwa? Ubu babwira uti bakobwa banjye, abagabo ni indushyi. Ejo ni murongorwa, umugabo nakuzanaho amahane, tuka mushenzi, tuka, ntuzihanganire.
nibwo butumwa burimo guha umwana wawe. Ese izo nzira uzazimuyoboramo gute kandi ubwawe zidashoboka? Uyu munsi iki cyumweru kiba icyumweru cyo kurangiza bene ibyo ngibyo. Ntibizabura ko umugabo n'umugore batongana mu rugo, ariko nibiba hamagara umugabo wawe mubwire iti monsieur cyangwa chérie, ça dépend yo kumwita, cyangwa Claude cyangwa Paul cyangwa Yohana. Hari abagabo babwira umugabo niko Yoha ngwino gato nkubwire. Ububwira umwana wawe ngo umugore wawe uzamwite Yohana, umupapa wawe umugabo ububwira umwana wawe umukobwa ngo umupapa wawe uzamwite Yohana, uzamwite mu izina. Nibwo butumwa. Ariko hari abandi abwira chérie ngwino, sweetheart ngwino tuvugane. Haleluya, ngwino sweetheart tuvugane. Ubwo ni ubutumwa buha abana banyu kugira ngo nabo umwana azabwire umugore we sweetheart, umwana azabwire umugabo we chérie. Yes, ubwo nibwo butumwa butanga. Iyo ubikoze gutyo ukababwira uti nimuze, bakaza, umugabo akaza, ukamuhererana mu cyumba ukamubwira uti chérie biriya bintu wamyemereye tukabivugira hano. Niba inzu yanyu nta banga rigira, musohoke umubwira uti ngwino nkurikira, tujye mu muhanda cyangwa tujye muri restaurant hano, twicare dufate fanta, tuganire, dukubita n'inshyi hano, turangize dusubire mu rugo. Abana banyu bazabivuga gutyo. Nibabona mubikemura bene ako kageni, ni ubutumwa muba muha abana muti umunsi muzubaka muzirinde gutongana imbere y'abana banyu. Nabo bazabitoza abana babo, n'abaho n'abuzukuru bazabitoza. Ni ikintu kidashira iyo umubyeyi yabibye ikintu mu rugo rwe. Ni byinshi umuntu ashobora kuvuga kuri iyi ngingo, ariko Imana idufashe bavandimwe. Ni byinshi ubitekerezeho, ibintu biri negatifu byose mu rugo rwawe, nanjye mbitekerezeho. Asigaye twikubita gashyi, niturangiza bavandimwe dusaba Imana kugira ngo Imana ibashe kudufasha. Ngewe ku giti cyanjye ngira intege nke zanjye zitandukanye mu rugo rwanjye. Iyi minsi maze tutari kumwe nabo, na mbere yaho hari ibyo ntuzuza nanjye nk'umugabo, ariko hari n'ibyo nuzuza. Hari ibyo nuzuza kandi nkabishimira Imana. Ibyo ntuzuza ndasenga Imana iyi minsi 7 nzongere guhura n'umuryango ibintu bimeze neza kurushaho. Kuko nize byinshi muri iyi myaka, nize byinshi, bizabe byiza kurushaho. Ariko hari kimwe wenda nshobora kubabwira, kimwe wenda gusa. Mbabwire nti abana banjye twarabatoje kuva ari batoya. Kuva ari batoya bakiri ababebeje kuri abatarava no mu nda ya mama wabo, bakuranye icyo kintu. Ni kamwe gusa mbabwira, simbabwira byinshi, buri umwe wese afite ubuhamya bwe. Abana banjye uko ari batatu, abana bacu uko ari batatu, bavuye mu nda ya mama bazi ijambo rimwe bitwa ngo je t'aime. Mu Gifaransa, apana mu Cyongereza, apana mu Kinyarwanda. Ijambo rimwe rivuga ngo je t'aime. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Muri présence no kuri telefone. Ni ukuvuga ko umwana akiri mu nda ya nyina naramubwiye nti je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Umwana asohotse mama we amubwira je t'aime, papa we amubwira je t'aime, kugeza uyu munsi umwana wanjye w'umuhungu, umukobwa, abahungu babiri n'umukobwa, ni verbe iba mu kanwa kacu. Mberetse message wenda rekana nabiyereke da, ntimuvuge ngo nibyo nahimbye cyangwa nibyo navuze. Juste akantu gatoya gusa, ni ka example gatoya. Simvuze amafuti igihumbi, mvuze akeza kamwe gusa. Amen. Kamwe gusa. Reka ndebe, ndimo kureba aho telefone iri. Voilà. Okay. Nukuvuga ko reka nshyireho kamera wenda muraza kubibona. Sinzi niba telefone yanjye igaragara. Ese murayibona? turayireba. Subize he? Subizaho turebe neza. Gutya murareba? Oya, ntabwo
yabivuze nimureke kumugora ntabwo mubibona nimureke kumugora ambo nimureke kumugora yabivuze kandi mwihanganire okay mwihanganira bamwe bihanganira abandi abadashaka kubona n'abadashaka kumva mwihanganira abandi sibyo turabona imitima myinshi murabona imitima murayibona kameme ntabyo babonye barakubeshya ndabibona mama oya bayibonye kuko oya babibonye ntago bavuga imitima batabibonye okay ntago bavuga twasomye jeteme mwihangane okay mufunge mikro sasa mufunge mikro ya ntago bavuga imitima batayibonye ni imitima koko sibyo ndabona telefone ijemo ariko ni imitima koko ni henshi icyo nashatse kubabwira nuko ni henshi naberekayo umukobwa wanjye cyangwa iki nabereka uyu ni umwana w'umuhungu ntago ari umukobwa unyoherereza utwo dutima ni imfura yanjye y'imyaka 20 wow ntago ari umwana w'umukobwa mberetse iby'umukobwa we ashyiraho bya bindi binini bibyibushye cyane murabyumva nawe cya kindi kinini kiba gitera murakibona we nicyo ashyiraho buri munsi okay ni ukuvuga ko nabatoje na mama wabo arabatoza kuva bava mu nda yabo jeteme ibakuriramo umwana w'umuhungu w'imyaka 20 w'umunyarwanda s'il vous plaît atarakandagira ni Burayi n'umunsi n'umwe ngo wenda yabyigiye Burayi ibyo abimbwira buri munsi ntashobora kuryama n'imyaka maze ntari mu rugo umunsi ku wundi nta n'umwe unyuraho keretse connection zapfuye kandi ntituzigeze zapfiriye ntago turabibona zapfuye ngo bwire buke iminsi 2 tutavuganye umunsi ku wundi tubwirana iryo jambo yaba ngenda bibabwira yaba abo barabimbwira no kuvuga ko ni ikintu kinjiye mu mutima yabo umwana wanjye numwe ntidushobora kuvugana turangize sans se dire je t'aime mon fils je t'aime papa no ntibibaho mu myaka tumaranye ntabyo tuzi ibibazo ntibibura ariko ako ni kamwe nanjye umunsi nzataha nzavuga ntabana banjye ari icyo nabasigiye ibindi bazirwarize n'ibindi ako ni kamwe gusa navuga nti harako nasigiye abana banjye bashobora kuzanyibukira bati papa yadutoje ikintu kimwe gikomeye je t'aime papa je t'aime mama je t'aime mon fils je t'aime ma fille icyo ntibizabananira ko nabo umunsi umukobwa wanjye azubaka urugo rwe abibwira umugabo we abibwira umwana we ntibizamunanira umuhungu wanjye nawe niyubaka ntibizamworohera kubwira umwana we ko je t'aime bizamworohera navutse ndinda mama wanjye dutandukana yitabye Imana nta munsi n'umwe yego ku bakecuru n'abasaza bakera byo byari binagoranye mama wanjye yanyerekaga urukundo mu bikorwa ariko ntiyashoboye n'umunsi n'umwe sinigeze numva ijambo rituruka mu kanwa ke ambwira ngo arankunda nyamara yarankundaga cyane nka bucura bwe cyane ariko cyane washobora kumukorera ku bindi ariko pana kuri bucura ibyo simvuze ko kubimutoza gutyo aricyo kintu gishobora gutuma agera ni urugero nari mbahaye gusa nshaka kubaganiriza ku kintu cyitwa mubyeyi toza menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo haleluya ndangirije ku igihe uzasoma Ecclesiastes cyangwa Ecclesiastes ni umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 uzasome ibijyanye n'igihe Imana yagennye igihe cyose n'umwanya wacyo ababyeyi mu rugo tugomba kumenya ko igihe gitangirana n'umunsi kikarangizanya n'igihe tuje kuryama ni ukuvuga ko tugomba kumenya iki tugomba gukora abana bacu muri cya gihe Imana yabaduhaye n'iki tugomba kubakoresha umwanya w'amadevoir umwanya w'iki umwanya Ecclesiastes umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 8 aya ma verse yose ndaza kuyandika kuri group kugira ngo wenda mubashe kuyamenya neza ndimo gucunguza uburyo umwete ngiye kurangiza kugira ngo mama Rit nawe abone umwanya wo kutugezaho ijambo ry'Imana noneho icyo gihe ugomba guharanira ikintu cyose gishobora gutuma igihe gicungurwa neza mu rugo rwawe abana ugomba kumenya uti bavuye ku ishuri bageza
barakora iki? Ibyo ni ibintu ababyeyi muri iyi minsi turiyokipe cyane. Abana muri Afrika noneho babaye abakozi. Abakozi nibo baturerera abana. Ni ukuvuga ko nibo babana nabo umwanya munini kuko twe tuba turi mu mirimo. Muri wa mwanya muto tuzajya tubona, yaba muri weekend, yaba muri vacances, yaba iki, ujye ugerageza kumaximiza ibintu byose bishoboka kugira ngo igihe cy'urugo rwawe kizafatike. Umwana atize gucunguza uburyo umwete akiri muto azasaza afite akavuyo. Aba bene data b'abazungu niyo mpamvu bubaha igihe, bubaha isaha. Umuzungu y'umwiciye isaha aratukura, yarabitojwe akiri muto. Ariko birababaje i Burayi kumva abanyarwanda bari i Burayi, abarundi bari i Burayi, abakongomani bari i Burayi, abanyafrika bari i Burayi. Bavandimwe, ni abantu bari i Burayi ariko baracyara abanyafrika mu mitwe n'amasaha. Umunyafrika i Burayi umubwira uti turahura saa 5, akavuga ati buriya ko avuze saa 5 buriya ni saa 6 cyangwa saa 6 n'igice. Koko ntatinye kuza saa 6 n'igice cyangwa saa 7. Wamubwira uti ko wakererewe, ati bose nakererewe koko. Kubera iki? Twatojwe gutyo tukiri bato. Isaha imwe yo gukererwa y'abanyafrika twarayitojwe, ariko umuzungu yatojwe kubahiriza isaha ubuzima bwe bwose. Ibi ni ibintu tugomba kubwira abana bacu bakabyubaha bakabimenya. Ikoranabuhanga ari cyo gice cya nyuma. Ikoranabuhanga bavandimwe, Imana idushoboze kugira ngo tubashe kumenya uburyo ki tuzajera ibi bintu. Turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, mureba abana bacu basigaye bazi umuha telefone akayimanipira kuruta nawe mukuru. Twige icyo kintu, dusaba Imana idushoboze kugira ngo tubashe kumenya uko tujera abana bacu, cyane cyane abagifite abana bato. Abamaze kugira abana bakuru kugarura biracyagoranye cyane. Ikoranabuhanga hari ibintu byinshi umuntu yakavuzeho, wenda ejo iki kintu sinkivugeho cyane kuko teme y'ejo ni umwana n'ikoranabuhanga. Muri introduction wenda nzavugaho gakeya. Iyi teme sinyikoreho cyane, ariko gusa icyo nsaba ni ukugira ngo Imana idufashe tuzave muri aya masengesho tumaze kwambara izindi mbaraga zishobora kuzadufasha kuyobora abana bacu mu izina rya Yesu Kristo mu ikoranabuhanga. Tubashe kubafasha, tubashe kumenya n'iryari bagomba gukoresha ikoranabuhanga n'iryari batagomba kuyikoresha. Uyu munsi telefoni yabaye ikiyobyabwenge, tablet yabaye ikiyobyabwenge. Ababikoze nta bana babo bajya kuri za tablet na telefone. Muzasome, muzashakisha ibitabo musome, mushaka amakuru musome. Nta mwana wa Bill Gates ushobora kubona nyiri Microsoft ari kuri telefone amasaha 7-8, ntibibaho. Barabizi neza ko ibi yari ibiyobyabwenge baremeye babana initile, babana bimbura mumaro, bategereje kuzabona mu isi y'ejo kugira ngo abo bana babura umumaro, hanyuma bazabirukire bajya kubashakaho igisubizo. Nibajya kubirukira babaha amategeko bagomba kubahiriza kugira ngo babone akazi, babone icyo gukora, babone icyo kurya. Bababwire turafata ibi, uraterwa ibi kugira ngo ubashe kubona icyo kurya. Hanyuma niba biterwa bahite bahinduka ba bantu bifuza ko bababo, abantu bari mu bice bibiri, igice kimwe n'ikoranabuhanga, igice kimwe n'umuntu Imana yaremye. Uwo niyo muntu ba Bill Gates barimo gushaka. Uwo niyo muntu bashaka mu isi, barimo gushaka y'ejo ya 2030. Ntago bashaka umwana w'Imana Imana yaremye. Never. Niyo mpamvu batujombaguye, bashabye ngo isi yose ijombagurwa. Ibingibi babajombaguye ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi bazagere kuri point yaho bazabona umuntu amaze kuba imvange y'icyuma n'umuntu muri we, atagifite kapasite yo gutekereza nk'umwana w'Imana, yo gusoma ijambo ry'Imana nk'umwana w'Imana, yo gukunda Imana nk'umwana w'Imana, kubera ko ubwenge bwe bazaba bamaze kubuvanga. None iri koranabuhanga abana bacu nitabatoza hakiri kare bizaba ibibazo bikomeye cyane. Ejo kubagarura bizaba bigoye. Murebe umwana uyu munsi bimeze nk'urumogi, biraruta n'urumogi. Umwana telefone, umwana iki, umwana donc nta kindi kintu kinezeza abana ni tablet. Umwana araborogwa umutereka tablet imbere, umwana akishima. Uwo mwana umenye ko mu myaka 5 iri imbere, 8 iri imbere, 10 iri imbere, azaba ari inutile, azaba ari umwana inutile. Umwana inutile mu Kinyarwanda ni umwana w'imbura mumaro. Ubyumve neza mubyeyi uri hano. Ayo matelefone abana bacu yabatwaye, kuyibigarura biragoye. Yego, ariko tugerageze twese. Nanjye ubabwira aha ngaha, abanjye nawo nuko telefone zarabajyanye.
ariko tugerageze muri iyi minsi 7 dusenge Imana iduha ubundi bwenge, iduha ubushobozi, tubashe kubabwira, tubaganirize, tubabwire tuti iki kintu urimo gukoresha ni cyiza ariko ni na kibi, gikoresha umwanya ungana gute, uruhuke ukora ibindi, va kuri icyo kintu, abyumva bisobanukirwe. Wa mwana uriruka mutereka icyo kintu imbere, wiga ubundi indi metode yo kumuhoza ukoresheje ikindi kintu, ariko nukomeza muri uru rwego umenye ko mu myaka 5 iri imbere umwana wawe azaba ari initile, n'aba initile azagwa mu maboko y'abashaka ko aba initile, hanyuma bamubwire ngo ubuze ubwenge, hari akuma tugomba kugutera kugira ngo utangire ugire ubwenge nk'abandi, hari akuma tugomba kugutera ugira imbaraga, capacité mentale nk'abandi. Izo capacité mentale ibi byuma zirabyica. Reba wowe mubyeyi mukuru ukijyaho cyane umutwe ukameneka, icyo nta kindi ni ukubera ko hari ibyo bashyizemo bifite capacité byo kutwangiriza ubwonko. Noneho abana bafite ubwonko buri faible mu myaka 5-10, 2030 nta mwana uzazirikwa kuri ibi bintu azagerayo agifite ubwenge buzima. No, abana baba perezida bacu, abana babakomeye babaherwe b'iyisi bafite umwanya bageneye wo gukoresha telefone, wo gukoresha laptop, byose barabibigisha, bikoresha amasaha 2-3 ukora ibi n'ibi, nurangiza ujye gukora sport, nurangiza ujye gukora natation, ujye koga, nurangize ujye gutembera umutwe urangare, nugaruka wongere wandike, barabibatoza. Nta numwe ushobora kubona kuva mu gitondo muri vacances tablette, telefone, amaje video yisha abana. Muri cya kiganiro nababwiye cya Yuval Noah Harari tuzakorana na Clarisse, tuzababwira uburyo ki ibi bintu barimo kubitegura, tuzababwira uburyo ki barimo kubitegura kugira ngo bagere kuri abo bantu initile, no kugira ngo babangirize gusa. Barabivuze, barabivugire rega, nta nubwo bakinabihisha, nitwe tudashaka kumva. Barabyivugira ngo kugira ngo bazabe initile, ngo tubategurira amaje video menshi, nirwo rumogi tuzaba tubashyize imbere. Nabagome cyane, Imana ibaturinde. Mana ndagushima mu izina rya Yesu kubw'uyu mwanya mwiza. Mvuze bike cyane ariko ufite byinshi byo kutubwira. None uyu mwanya nkweretse umubyeyi wese wateranye natwe, izina ryawe ryubahwe kandi rishyirwe hejuru. Ndagushima kubyo twaganiriye bike, ukomeze utwigishe byinshi muri iyi minsi 7. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Mu izina rya Yesu nsengeye n'umuvugabutumwa ukurikira, umuhumekere mu izina rya Yesu, ubwoko bwawe bukomeze bugunguke. Ni mu izina rya Yesu dusenge twizeye. Amen. Yesu abahe umugisha, murakoze cyane. Undi wapfuye akazuka, aherutse kunsura.